nibyo natwe nk'andi hose mu gihugu twizihije umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Ni umunsi ngarukamwaka twizihiza kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwa 12 buri mwaka. Ku rwego rw'akarere twawizihirije mu murenge wa Ruhuha, ariko bitabujije ko n'indi mirenge yose nayo yizihije uyu munsi. Icyo nagarukaho rero ni nk'uko insanganyamatsiko bivuga, ni uruhare rw'abantu bafite ubumuga mu miyoborere myiza mu ya COVID-19. Bafite uruhare mu miyoborere myiza, si n'imiyoborere myiza gusa, n'ubukungu n'iterambere ry'imibereho myiza. Turafatanya muri byinshi. Ni umunsi twishimira ibyagezeho, ariko kandi kwiyemeza tukagira intumbero y'ibindi tugeraho dufatanyije n'abafite ubumuga. Turashima cyane kandi ko uyu munsi tuwizihiza turi kumwe n'inzego nshya zatowe, inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga. Tunashima cyane icyuye igihe mu bufatanye twagiranye. Turashima kubw'umwihariko n'abafatanyabikorwa bacu dufatanya mu rwego rwo kugira ngo tuzamure imibereho myiza y'abantu bafite ubumuga.